avuga ati King James kuba adashaka ararwaye. King James uburyo ki yamamayemo ntago yaba ari aho ngaho atafite umwana, adafite umukobwa yaba yarateye inda, akaba ariyo mpamvu ari we akomeje gufasha, yumva ko inshingano ziwe nk'iz'urugo akomeje kuzikurikirana. Menya imiziro n'imiziririzo nyakubura icyago. Dore abarozi babaye uburo buhuye, bararoga bagacisha bakarogesha, batuma inkuba, batuma imbeba, batuma amapusi, batuma ibinyugunyugu, batuma amasazi yo muri tuwarete, batuma imbwa zigasozi, batuma ingwe, batuma izo, batuma ibihunyira n'ibindi byinshi. Baroga inyatsi, baroga umwiryane mu muryango, baroga ubusambanyi, baroga abasore n'inkumi bakingo, baroga abana ntibagire ubwenge mu mashuri. Ni umuvuzi gakondo uvura Kinyarwanda kandi by'umuco. Ngwino muganire mudasobanye, muhana igihango akuvurire, uzamuhigure wakize. Ubuvuzi nyarwanda subwejo sinzaduka agahugu katagira umuco karacika. Renga wirengere umbaze nkubarize intabaza irira ku muziro ukuru utabaza utamenye. Uruhereko nirwica ahubwo rurafata. Mbashimire by'umwihariko nimba waradusuye ugakora subscribe kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura bijye bikugeraho neza. Imana iguhe umugisha. Abari hirya kure cyane mu mahanga tubahe ikaze kandi tubashimire cyane. Nitwa MC ndi kumwe na mugenzi wanjye tuzabirinda. Habari muzori aka kanya nanjye mbashimire cyane abakunzi b'itangazamakuru cy'Umwana TV. Mbashimire cyane mbakire kongera kubana namwe kuri uyu munsi, kongera kumva ibiganiro byacu, tugomeze tubashikarize kumva ibiganiro kandi bibanyure. Tubaha ikaze rero, tubashimira cyane mu nkuru zacu zose dutegura, by'umwihariko mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tubavuge bakiriho nyakugira Imana. Tubavuge bakiriho kubera ko nicyo gihe cyabo tubarebeye nk'abantu baba barakoze ibikorwa byinshi bishimishije. Tugomba kubavuga, tutabavuze baragiye, tugomba kubavuga kugira ngo nabo ako kanyamuneza kajye kakomeza kabatahe yuko bakora neza. Bubatse imitima ya benshi, batumye benshi bagira aho bavana aho bagana. Benshi bakoze umuziki wanjye, bakoze umuziki avuga ati nanjye ndamwigana pe, kandi ngo kwiga no kwigana. Bakoze imiziki, bakoze ingoma kubera uyu muhungu witwa King James. Ni benshi bakora umuziki kandi ukabona birimo kunyura abantu, ariko King James we yongeye kwigarura imitima y'abantu. King James yarakoze, niyo mpamvu tugomba kumuvuga muri iyi minsi akiriho Imana ikimutije ubuzima. King James yarakoze cyane, yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye, mwese murazizi. Umusore ukomoka hariya mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ahubwo hari abantu benshi batari bazi ko King James yakomoka mu burengerazuba, bamwe bakanabyitiranya ngo ni mu majyaruguru. Oya, King James akomoka mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abazi umujyi centre ya Byangabo, burya King James ni imbere gato rwose, hirya aho ngaho gatoya cyane, hafi ni hagati ya Byangabo n'akarere ka Nyabihu, niho uyu muhungu akomoka. Shebana ufite umuhogo utagira ukusa. Ibyo bintu uvuze harimo abantu mperutse kunyuraho batera komatera King James ni umunyabugesera, ariko abantu rwose bongere bumve kuri kwa King James ni umusore mwiza wa hariya ukomoka mu karere ka Nyabihu muri centre ya Byangabo. Ku bantu batahazi mwagerageza. Oya, dukosora akantu gato. Byangabo ni mu karere ka Musanze, ahubwo burya ari mu karere ka Nyabihu. Burya wabonye ko Musanze iyo ukimara kuva muri centre ya Byangabo ukagenda ukagera ruguru gatoya rwose, hari akantu k'agasantere gato gahari. Ako gasantere gatoya burya uba winjiye mu karere ka Nyabihu, kandi rero urumva already Byangabo isigaye inyuma. Ako nawe ubanza kari kagusobye. Kari kansobye niyo mpamvu King James aho hano hose twahamubara, kuko urumva harasatira ni hamwe. Iriya niyo santere y'iwabo. N'umwana rero ubona mu by'ukuri umurebye ubona ko kera cyari ikibebe gisa neza.
oya abantu barakura ariko gereranya iyi foto uri kureba ugereranya akiri muto yasaga yari mwiza pe, yari mwiza rwose. Ni wa mwana wanyweye ku mata yiriya ruguru, ni wa mwana cyane ko zihaba, ni wa mwana wabashije kugenda kubyuka mu gitondo apfumbase ikirayi mu kiganza. Bigaragara yuko rwose King James yakuriye mu biryo rwose, niyo mpamvu n'isura yo kugeza aka kanya iki bigaragaza. Yego twabivuze rero kandi turi no kubivuga. Ni byiza ko tukavuga aba batipe cyane, ndetse tukazagenda tunavuga n'inkumi bagiye bakora byiza, bakoze byiza. Uyu munsi twavuga ngo hari urubyiruko rwateye imbere kubera ko yaravuze ati King James yakoze umuziki ndawukunda, bituma nawe abikunda. Hari benshi tuzana kuri izi mikoro akavuga ati umuntu ufatiraho icyitegererezo n'uyu kubera ko yakoze byiza bigashimisha umutima we. Uyu munsi akaba yaravuyemo umuhanzi w'icyamamare kubera King James. Yego bariga King James we yigishije benshi. King James yo igarayiye imitima y'abantu, ariko havamo n'abagira impano ziturutse kuri King James bitewe nuko yabakoze ahantu yabakanguye. King James rero yarakoze, twamushimira cyane. N'umutaramu yabashije kugeza beshiho ibintu byinshi biturutse kuri we. Niyo mpamvu n'abandi twakomeza kubashishikariza. Business zaragutse, abantu buriya abantu reka nkubwira ahantu hatari umuziki habirungo n'iterambere riba ari rikeya. Habirungo tumenyere ko umuziki ari ikintu gikangura umuntu, waba ubabaye waba wishimye, ubasha kukongerera imbaraga mu mubiri. Yego yakoze rero indirimbo nyinshi zitandukanye kandi aperforminga neza. Ikindi nuko King James yakoze indirimbo ariko ayikorana n'umwe mu bakobwa bafite ubumuga bw'uruhu, ayikorera n'ubundi mu karere ka Nyabihu mu misozi myiza cyane hariya aho bakunze kwita Ibigogwe. Yahakoreye indirimbo nziza ifite amashusho meza, ariko yabaye igitangaza. Yakoze nyinshi ariko iriya ndirimbo yabaye icyitegererezo. N'urugero rwiza rw'uko harimo n'abantu benshi urabizi mu bihe byashize bajyaga bafata abafite ubumuga ugasanga barabaheza. King James iki kintu tukimushimire kubera ko yabashije gukangura imitima ya benshi. Ku muntu utekereza King James tubimushimire, yakoze igikorwa cyiza kidakorwa na buri wese, ariko buri wese yakwigira kuri King James gukora iriya ndirimbo agashyiramo uriya mwana w'umukobwa. Rwose King James felicitation. King James warebye kure. King James ibyo wakoze bijyanye n'umutima wa kimuntu. wakoze neza ntabwo twabura kuvuga ko uko bimeze kose buriya reka mbigereranye, bajya bavuga ngo nta nduru ivugira ubusa. Reka tuvuge ngo nta kintu cyiza umuntu yakora ngo kibure kwibukwa. Abantu benshi rero tumenyere ko bavuga abantu ari uko bapfuye. Ukavuga uti uyu muntu rwose yaramfashije, ukarira ugataka ukasobanura byinshi, twarararanye, naramuhamagaye nshaka kujya muri studio haramfasha ntera imbere, ukarira rwose, ukarira ukavuga byinshi ushaka kugira ngo ugere nawe byinshi ugeraho. Ariko King James we ndakeka nimba baramukurikiye, wirira komeza. Reka tumuvuge uyu munsi kubera ko umunsi yapfuye bizaba ari ibyo kongera kugira gute, ahubwo ni byiza ko tuzajya twibuka ibikorwa yadukoreyeho kugira ngo dufate mikoro dutange. Aka kanya nk'abantu tumukunze nk'abakunzi biwe, twakagombye kugira ngo tumubwire amagambo meza amumotiva kugira ngo akomeze yongere impano ziwe zo kudukora ku mitima. Niyo mpamvu tugomba kumuvuga. Nimba uri umukunzi wiwe, gerageza uvuge King James akiriho, kuko naba yaragiye uzaba ari ugutsindagira ibyo yakoze. Ariko aka kanya bwo tukomeze ntabwo nzibagirwa video yafatiye mu mujyi wa Kigali hafi na Makuza Passion Plaza, ari kuririmbira abagenzi bariho batambuka. Ni umuntu udasanzwe. Mu magambo make, buri umuziki utuma n'umuntu uri mu bitaro avamo, kuko ni byinshi wagiye ukora byashimishije rubanda muri rusange. Ubu hari umutipe wakubise ingoma ariko avuga ati ngewe nyikomora hano. Yego ko niko biri. Hari umutipe wakubise ingoma avuga ngo nyikomora ahangaha. Yumvikana yuko King James impano zawe nawe wabashije kugira n'abandi ukangurira impano zabo. Umva wagize abantu ukangurira impano. Muri makeya yahaye abantu agafaranga. Wahaye abantu agafaranga, si wowe wayihaye gusa, wahaye n'abantu. Yanahaye abantu izina. Yego wahaye n'abantu izina. Ni nawe wabashije kugira ngo n'abandi benshi n'impano nyinshi mu Rwanda zizamuke. Uyu munsi abantu babaye abastandi benshi, hari benshi bashaka kukubwira ati ngewe rwose mbikomora hano.
yego ko niko biri rwose. King James navuga ko yaba yarigishije benshi, nawe niyo mpamvu navuga ko aho uri aho wicaye ukaba hari amagambo ugenda uterateranya ukabona bitagenda biva, ugira uwo wireferaho kugira ngo ubashe kuzamura nawe impano yawe, kuko wabonye aho King James yagiye ahera n'aho abandi bamwigiyeho bahereye, nawe akakanya wahahera kandi ukagira icyo ugeraho ejo nawe ukaba uri kuvugwa. Kandi ikindi tuzabirinda nkubwire, buriya umuziki utanga amafaranga, kandi nkubwize ukuri inshuro nyinshi usanga igishoro cy'umuziki mu itangira gikunze kuba gikeya kubera ko wowe wumva ko bidashoboka ariko biba biri bushoboke ejo hazaza, kuko umuziki ukunzwe na benshi, ukunzwe n'isi yose. Umuziki ntabwo ujya ubura amafaranga, ntabwo ubura amafaranga. Nk'ubu hari abaproducer, abantu benshi bazi ko abaproducer bamaze kubaka izina aribo bazamura abahanzi. Oya, hari abahanzi, hari abaproducer bato kandi azi gukora pe, azi gukora, ukaba wifitiye 25 zawe, ibihumbi 25 byawe, ukagenda akagukorera umuziki. Erega nizibika zara amagi batubwira ahantu bagiye bava tukabyumva, ariko cyane cyane iyo wamukurikiranye ugakurikira ingoma, ugakurikira indirimbo, ugakurikira discipline afite. Uriya mutipe agira discipline. King James nimba hari umusore nabonye mu basore bakunze kubaha kandi usanga bavugana ubupfura, bakunze kwitonda, uriya mutipe yego ushobora no kumubona ukavuga ati tumenyereye yuko abahanzi benshi barimo kugenda baza muri iyi minsi bafite indirimbo ubona ko ziri gukora ku rubyiruko, harimo amagambo asa naho twavuga ko atari meza, ariko King James we iyo akoze clip agiye gukora cyangwa se agiye kugira indirimbo azamura, kumva ko ibirimo discipline, ibirimo inyigisho nyinshi, buri wese ashobora kumva ikamujya mu mutwe, nawe yaba ari ukangura ubwonko bwiwe, yaba afite iyo mpano nawe akabasha kuba yahita azamukira aho ngaho. Ugasanga ugiye kuri producer wa wundi uri hasi, witwa kuri hasi kandi arakuzamura kubwuko hari ibyo nawe wagaragaje. Nibyo buriya ngwijya kurisha ihera ku rugo, kandi iyo ushaka kubaka inzu itafari ntabwo urisimbutsa irindi. Abaproducer bato rwose nagushishikariza ko bakora umuziki kandi akagera igihe akamenyekana. Waruzi ko buriya ari igihe ukora umuziki, ukorerwa umuziki n'umuproducer muto, indirimbo yawe waza wayishyira hano ku mbuga nkoranyambaga, indirimbo igatumbagira, yamara gutumbagira nawe ukamuzamura mu magambo make, nawe ejo akamenyekana, bagasigara bavuga ngo ngo producer wamukoreye indirimbo ko arenze, n'abandi bakaza ari benshi. Umuziki rero kino gihe navuga ko King James yakoze umuziki, abandi barabyiga, baravuga ati ariko umuziki ukora gute. Hari abatangiye kubazanya, muri uko kubazanya rero bafata icyemezo nabo bajya gukora umuziki, barawukora, none uyu munsi babaye ibyamamare wawe. Yego njye abantu nahera kuri King James muvugaho cyane ko hari benshi akangura imitima yabo. Abenshi rero murabizi inshuti zacu zakadasohoka, abantu benshi bahera hasi, bahera ahantu bigaragara ko utapfa kugira gute, utapfa kuhagirira icyizere, ariko bakagera kure. Ntekereza ko uyu munsi muri tubavuge uyu munsi King James wowe wamuvugaho iki? Ese waduha commentaire mu by'ukuri ni ibiki yakoze? Abantu benshi baramukunda, ntekereza ko utamukunda ubanza yaba afite ikibazo, kandi nabo baranahari. Harimo n'abasore benshi bamukunda bagenzi be, bajya bumva yuko King James yahora mu busore, ariko burya ntago ariko twese tubitekereza. King James ejo nejo bundi ashobora kubacika akaba yageze mu yindi ntambwe yo kwitwa. Ukiri kuri ako kantu, buri abantu bagira amagambo menshi, ariko ubundi baramwihutishiriza iki? Abantu bagira amagambo, hari uvuga ati buriya King James kuba adashaka, afite ibibazo by'uburwayi, ukumva akavuga ati King James kuba adashaka ararwaye. Hari abantu bakomatinga ku bintu nk'ibi, abandi bati King James kuba adashaka afite intinyi, abandi bakavuga bati King James kuba adashaka nta namikoro afite, nabyo bakabivuga. Ariko buriya umuntu agira uburenganzira bwe bwo gutegura ibintu bye uko abyumva nuko abishaka. Bwako King James n'ubu ngubu harimo n'abashobora kumufata bakavuga ngo King James, hari umuntu ushobora kuba yamutekereza avuga ati King James uburyo ki yamamayemo ntago yaba ari aho ngaho atafite umwana, adafite umukobwa yaba yarateye inda, akaba ariyo mpamvu ari we akomeje gufasha, yumva ko inshingano ziwe nk'iz'urugo akomeje kuzikurikirana, nta bindi yajyamo. Ariko uwo muntu ushobora kuba yatekereza gutyo
ni benshi babitekereza, ntago ari wowe gusa, ikuri nguko niko biri bitewe nuko ubona umusore hari aho aba yaravuye hari n'aho aba ageze, cyangwa se ukomeza kubona ukavuga ngo King James ni umusore ukuze ari mu muziki nyarwanda kandi ni umusore urimo kuwukuze, wakagombye kuba yaravuye muri ntambwe yarageze mu yindi, akaba uyu munsi atakitwa umusore. Ibyo bintu wowe buri wese yabitekereza. Tuzabiri uyu munsi King James aramutse apfuye, katunabivuge gutya, utekereza ko yavugwa gute? King James aka kanya aramutse apfuye, abenshi batekereza yuko bahita bagwa muri koma, kubera ko arushaho kumutekereza ati nyamara agiye nta n'umwana arahamwankara. Ibyo ni ibyo. Hari n'ushobora gutekereza ati King James ngewe najyaga nkeka yuko yaba afite umwana, niyo mpamvu yaratsimbaraye ku busore bwiwe, ariko ubusore bwiwe bukaba bwari burimo n'ubugabo. Ngewe ndi gutekereza ko abantu benshi bagwa muri koma nkurikije urukundo bakunda King James. Yego, abakunzi biwe niko byagenda, ariko aka kanya buri wese gupfa no gupfa nyine, wabifata gutyo ko ariko byagenze ukabishyira ku mutima, ahubwo ukajya uhora ukora za ndirimbo ziwe ukomeza umwigana. Hari abahigana abahanzi bagakora icyo bita cover kandi bakabikora neza, ibintu bikagenda neza. Ibyo bikunze kuba ku muntu ufite akaba ari umukunzi w'umuziki we, uwo muntu kugira ngo umuziki wa muntu akunda utazagiye nawe byaza umusaruro utazanazimira. Niyo mpamvu umukunzi we wese ngiye namushishikariza kuhera none kugeza igihe Imana izaba. Tubasabe inshuti zacu zakadasohoka, uyu munsi King James yubatse umutima wawe mu buhe buryo? Uraduha igitekerezo hano muri tubavuge uyu munsi. Tubavuge abastari benshi bagiye bubaka imitima yacu mu buryo butandukanye. Muri tubavuge uyu munsi King James ese yakubatse mu buhe buryo? Uratubwira, ndetse n'ibibana byiza uratubwira nimba hari n'iterambere wagezeho nyamara urikomoye ku bihangano bihanganye ubuhanga bwa King James. Ni byiza ko uduha ibitekerezo. Ikindi ntitwabura kukubwira urubyiruko ngo nimba mukunda abahanzi, nimba mukunda ibyo bakora, namwe nimushyiremo imbaraga, muvuge mutari ko wamugani mu bintu bano batipe bakoze, nanjye numva nabishobora. Shyiramo imbaraga, kubera ko igishoro cy'ibyo bintu ni gito ugereranije n'ibindi bintu wakora, nyamara ejo abantu bakakugiriraho umugisha, nawe ukabagiraho umugisha. Tugende tugana ku musozo, tubasezera ibyo tubabwiye ni byinshi kandi ngo ararekwa ntahe, ndetse nawe ejo ugasigara urimo kuvugwa ibyiza waba warakoze. Nawe uri kuvugwa ibyiza waba warakoze, ibyiza wagezeho n'ibyo wagejeje ku bantu. Yego, reka dushimire abantu bari badukurikiye. Tuzabire murakoze cyane, tubashimire bakunzi tubashimire cyane, murakoze, muri inshuti zacu zakadasohoka. Nitwa MC na tuzabirinda. Imana ibagirire neza. Menya imiziro n'imiziririzo nyakubura icyago, dore abarozi babaye uburo buhuye, bararoga bagacisha bakarogesha, batuma inkuba, batuma imbeba, batuma amapusi, batuma ibinyugunyugu, batuma amasazi yo muri tuwarete, batuma imbwa zigasozi, batuma ingwe, batuma izo, batuma ibihunyira n'ibindi byinshi. Baroga inyatsi, baroga umwiryane mu muryango, baroga ubusambanyi, baroga abasore n'inkumi bubaka ingo, baroga abana ntibagire ubwenge mu mashuri. Ni umuvuzi gakondo uvura kinyarwanda kandi by'umuco. Ngwino muganire mudasobanye, muhana igihango akuvurire, uzamuhigure wakize. Ubuvuzi nyarwanda si ubw'ejo, sinzaduka agahugu katagira umuco karacika. Renga wirengere umbaze nkubarize, intabaza irira ku muziro, ukuru utabaza ugasaza utamenya. Uruhereko ntirwica ahubwo rurafata.